Amahoro y'Uwiteka nabane namwe, mwebwe turimo dusangira ijambo ry'Imana. Turimo turavuga ku mumaro wo kuba muri Yesu, umumaro wo kuba uwa Yesu, kuko yaravuze ngo nimuba muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe. Rero turimo turavuga ku mumaro wo kubana na Yesu. Uyu munsi tugiye kuvuga ko abantu bari muri Yesu bahora mu mucyo. Bahora mu mucyo. Ndagira ngo mbibutse ko iyi si ari umwijima. Iyi si ari umwijima, ariko niyo mpamvu bavuga ngo yaje ari umucyo, ariko umwijima ntiwawumenya. Rero iyi si ni umwijima, ariko abantu bari muri Yesu bo baba baraviriwe n'umucyo. Reka dusome mu Kuva igice cya 10 umurongo wa 21. Haravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati, tunga ukuboko kwawe mu ijuru, umwijima ucure mu gihugu cya Egiputa, umwijima umeze nk'igikorwaho. Mose atunga ukuboko mu ijuru, umwijima w'icuraburindi ucura mu gihugu cya Egiputa cyose umara iminsi 3. Ntihagira abarebana cyangwa uwahaguruka akava aho ari, bimara iminsi 3. Ariko mu mazu y'Abisirayeli bose harabonaga. Haravuga ngo ntihagira abarebana cyangwa uwahaguruka akava aho ari, bimara iminsi 3. Ariko mu mazu y'Abisirayeli bose harabonaga. Yesu nashimwe. Turimo turavuga ku Bisirayeli igihe bari muri Egiputa. Bagezeyo, Farawo wari uziranye na Yozefu yabatuje ahantu hitwa Gosheni. Gosheni rero hari ahantu h'Abisirayeli bonyine, kubera ko ngo bari aborozi. Bibiliya ivuga ko Gosheni ngo hari ahantu heza, ngo hameze nk'ingobyi ya Edeni, hari heza. Hanyuma rero aho hantu Gosheni, nubwo Abisirayeli bahakoreye uburetwa, ntabwo byabasibye mu gitabo cy'Imana. Nkunda kukubwira ko kuba waba uri mu buzima bubi ntabwo byagusibye mu gitabo cy'Imana. Kuba abantu barakwibagiwe cyangwa ubona uri mu bintu nawe wariyanze, nukuri ntabwo byagusibye mu gitabo cy'Imana. Nta nubwo abo bantu kuba umubosi wawe adakijijwe ntabwo bisobanura ko akurusha ubutoni ku Mana. Oya. Hanyuma rero bano Bisirayeli bari Gosheni bahari, ngo igihe cyarageze ngo hima umwami utazi Yozefu. Arangije ngo abakoresha uburetwa imyaka irenga 400. Ariko igihe cyabo cyo gutaha kiza kugera, ariko Imana ntabwo yashaka ko bazataha Abanyegiputa batabonye amaboko y'Imana. Niyo mpamvu umugabo wa Farawo yarakomeje kwinangira umutima. Byarinze bigera ku cyago cya 9, Farawo atararekura Abisirayeli ngo bagende. Hano rero ngo ku cyago cya 9 Imana yabateje umwijima. Ngo yabateje umwijima ngo wari umeze nk'igikorwaho, wari solide, wari umwijima ufataho ukawumva, ngo ku rwego rw'uko nta muntu wahagurukaga ngo ava ahantu hamwe ajya ahandi. Hanyuma uwo mwijima wateye muri Egiputa hose, ariko ikintu gitangaje ngo mu mazu y'Abisirayeli harabonaga. Yesu nashimwe. Ndagira ngo mbabwire ko abantu b'Imana, hari umuririmbyi yavuze ngo Imana iri muri twebwe, ngo ikintu kibitubwira ngo ni imirimo yose igenda ikora. Haleluya. Yesu nashimwe. Rero ndagira ngo mbabwire ko nubwo Egiputa yose yari mu mwijima w'icuraburindi, abantu bose bari mu mwijima ubuditse, abantu batungwa na za nyakabyizi iyi minsi 3 yashize batariye. Ndagira ngo mbabwire ko habayeho igihombo gikomeye cyatewe n'uyu mwijima w'icuraburindi wari uri muri Egiputa. Ariko ikintu cyari gikomeye, ntago Abisirayeli bari bakeneye itoroshi, Abisirayeli nta zuba bari bakeneye, Abisirayeli nta kwezi bari bakeneye. Imana ishimwe, kuko iyi Imana babana niyo soko y'umucyo. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ko iyo ubanye na Yesu arakumurikira. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwi, ngo Yesu niwe ujya uvuga ngo nge ndi kumwe nawe, aravuga ngo ujye umuhanga amaso, ngo kuko ajya arinda umutumbiriye. Nasomye Zaburi irambwira ngo bamurebyeho bavirwa n'umucyo. Rero ndagira ngo mbabwire ko abantu babanye na Yesu
ntabwo bajya baba mu mwijima. Pawulo yaravuze ngo ni Yohana yaravuze ngo umuntu utarakira Yesu ngo aracyari mu mwijima w'icuraburindi, ngo ariko umuntu wakiye Yesu Kristo aba ari mu mucyo. Rero ikintu nshaka kubabwira, nk'uko Egiputa yose yari mu mwijima, ariko amazu y'Abisirayeli bo ngo harabonaga. Rero iyo ubanye n'Imana ubuzima bwawe bubamo umucyo. Nagira ngo nkubwire ko isi y'ibyaha n'isi yuzuyemo umwijima, n'isi y'icuraburindi, abantu barakabakaba ni nk'impumyi. Ikintu kikwereka ko umuntu akabakaba, umugabo asiga umugore we mwiza akajya mu ndaya mbi zinuka zigize zite, kubera ko ni impumyi, arakabakaba. Nta kindi rero, nta rundi rumuri rubaho ku isi rwamurikira umuntu uretse kumurikirwa n'umucyo w'ijambo ry'Imana, warangiza ukamukura mu mwijima. Buriya abantu batinze mu mwijima bawitiranya n'umucyo, ariko mu mazu y'Abisirayeli harimo umucyo. Yesu nashimwe. Ndagira rero ngo nkubwire ko Yesu yaravuze ngo twebwe turi umudugudu. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ko abantu batari muri Yesu bari mu mwijima w'icuraburindi. Mu mazu yabo harimo umwijima w'icuraburindi, muri bo harimo umwijima. Ariko mu mazu y'Abisirayeli, mu mazu y'abantu bakiye Yesu nk'umwami n'umukiza, hahoramo umucyo. Haleluya. Ndagira rero ngo dusengane. Narinje kukubwira ko abantu bari muri Yesu Kristo bahora mu mucyo, kandi nta nubwo bazigera bagendera mu mwijima, kuko Yesu yaratumurikiye igihe yazaga mu isi. Yesu nashimwe. Rero hano muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere haravuze ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Haleluya. Ngo uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenye. Rero ndagira nkubwire ko muntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uracyari mu mwijima w'icuraburindi. Uracyari mu mwijima w'icuraburindi. Kandi ikintu gikomeye, iyo uri mu mwijima n'ibyo ukora byose biba biri mu mwijima w'icuraburindi. Haleluya. Ariko ndagira nkubwire ko iyo wakiye Yesu nk'umwami n'umukiza, wowe ubwawe uvirwa n'umucyo, kandi n'ibyawe byose bivirwa n'iki? N'umucyo. Reka dusengane. Ariko ndagira nkubwire ko ugomba kumenya ko i Gosheni niho honyine hasigaye, ngo mu mazu y'Abisirayeli harabonaga. Ntabwo Imana yababwiye ngo mushake amatoroshi, ntabwo yababwiye ngo mucane imiriro, yari izi uko izabigenza abantu bayo bagasigara babona. Haleluya. Ndagira ngo dusengane. Uyu mucyo uwutunge mu bugingo bwawe, nawe uvirwe n'umucyo, wuzure imbaraga z'umwuka wera. Uyu mucyo ube muri bizinesi zawe, uyu mucyo ube mu bana bawe. Ni ukuri ubw'abandi bantu bari mu gukabakaba, ubw'abantu bari mu mwijima w'icuraburindi w'ibyaha, wowe ni ukuri Imana ikumurikishiriza umucyo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko abantu biringiye Uwiteka, ngo izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Impamvu Imana yababwira ngo izuba ryo gukiranuka ni uko isi iri mu mwijima. Ndagira ngo nawe wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, utangire kugendera mu mucyo. Umuntu ugendera mu mucyo agira timetable ye, agira gahunda ze, amenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Niyo mpamvu ngo Imana yarebaga Nineve ngo hari huzuye ibihumbi by'abantu, ngo bitazi gutandukanya indyo n'imoso, kandi bareba. Ariko kubera ko bari mu mwijima, Imana yabonaga ari impumyi. Niyo mpamvu hari itorero Pawulo yandikiye aravuga ngo mwebwe muvuga ko mureba ariko muri impumyi. Aravuga ngo nimungureho umuti w'amaso mubone guhumuka. Rero uyu munsi nawe bwira Yesu aguhumure. Mana, ndagushimiye kuri Imana nziza, tubonye ko abantu bawe bahora mu mucyo, kandi batazigera bagenda mu mwijima iteka ryose. Ngaho gumana natwe gitare, kandi ukomeze kutwihishurira. Imbaraga zawe z'umucyo zikomeze kudufata, kandi uzaturinde gusubira mu mwijima, mu izina rya Yesu urakoze. Amen.